twongereye tubifuriza ikaze muri gahunda ya Bikora Bite, gahunda mutegurirwa kandi mukagezwaho n'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kuganira ku mikorere y'utudege duto tutagira abapilote, utu dukunze kumva ku izina rya drone. Aha ngaha umuntu yakwibaza ati se bikora bite? Ubundi utu tudege cyo duhuriyeho twose nuko tuguruka uku kw'indege tukajya mu kirere, ariko ntitugere kure cyane nk'indege, ndetse n'umuvuduko watwo ntiwagera ku w'indege izi dusanzwe tubona. Drone rero igizwe n'uduce twinshi kandi buri kose ni ingenzi ku mikorere yako. Reka duhere ku gace k'intima. Drone igizwe n'agace abahanga bita motherboard cyangwa se carte mère, twakwita intima. Iki gice nicyo gitemberamo umuriro wose ukoresha ibice bitandukanye byayo. Hari kandi ibuye ariryo bateri, ni igice cy'ingenzi kuri drone kuko niryo riyiha ingufu, yaba iziyigurutsa ndetse n'izikoresha ibindi byose bishamikiyeho. Hari kandi n'ipfundo. Impamvu iki gice tukita ipfundo nuko aricyo gice gikorana ku buryo bukomeye cyane n'ikindi cyuma umuntu akoresha ayiyobora. Ibi byombi bikorana mu buryo butadohoka, ari nayo mpamvu tukita ipfundo, kuko ripfunditse umubano hagati ya drone n'uyikoresha. Hari ikindi gice cyitwa intumwa. Iki ni igice kiba kiri mu biganza by'uyobora drone yacu, ari nacyo atuma buri kintu cyose yifuza ko drone ikora, yaba kugenda, kugaruka, guhagarara, kwikaraga n'ibindi. Hari kandi n'igice cy'amaboko. Iki gice kigizwe n'utwuma duteze amaboko duhurira ahantu hamwe hagati na hagati kandi tureshya. Ku mpera y'aya maboko niho dusanga moteri cyangwa se dinamo, ariyo bafungaho amababa azafasha drone yacu kuguruka. Ikindi gice ni amaguru afasha drone yacu guhagarara neza igihe itariho iguruka. Ibindi bice rero byongerwaho bitewe n'icyo drone izakora. Hari abashyiraho kamera ibafasha gufata amashusho, hari abashyiraho GPS ibafasha gufata amakuru y'ubumenyi bw'isi ndetse n'ibindi bitandukanye. Dore uko ibyo bice bikorana bigatuma drone yacu iguruka kandi igakora icyo yagenewe. Yaba drone yaba n'intumwa yayo radio transmitter, byombi bikoreshwa n'ingufu z'ibuye, ari nayo mpamvu zombi zigomba kubanza kwatswa mbere yo gukora. Iyo zatse zombi zihita zihana ubutumwa ko zigiye gukorana, ubwo butumwa buca muri rya pfundo twavuze haruguru. Byumvikane ko umuyobozi ufashe intumwa mu ntoki niwe utanga amabwiriza akoresheje intumwa, noneho drone yacu igatangira gukaraga amababa yayo biciye mu muriro uturutse mu ibuye ugaca mu ntima motherboard. Ya mababa ane uko afungiye kuri dinamo ayikaraga atangira kwikaraga ku kigero n'ingufu zimwe, ubwo ibishobora rero kuguruka. Kugira ngo drone ihaguruke hariho izisaba guhabwa imbaraga zo kuzihagurutsa, bigakorwa hifashishijwe ibikorwa remezo byazigenewe. Ari nayo mpamvu tuvuga ko nazo zigira ibibuga byazo, hakaba n'izigurutsa ubwazo. Byose ariko bigenwa hagendewe cyane cyane ku mirimo yagenewe. Urugero, nk'izo dufite mu Rwanda zihabwa imbaraga zo kuguruka kugira ngo zigere ku muvuduko wagenwe hitawe ku hantu iba igomba kugeza ubutumwa ifite. Aha ni ukuvuga utuzigo turimo amaraso. Kugira ngo ihindure ibyerekezo bisaba ko umuyobozi abikora akoresheje ya ntumwa afite mu ntoki. Ubwo icyo gihe amababa abiri y'uruhande ashaka ko drone yacu yerekeramo agabanya ingufu, noneho ay'urundi ruhande agasa nk'ayasunika, bityo ikerekeraho ishaka. Kuzenguruka nabwo ya mababa uko ari ane abasimburanwa kugabanya ingufu, noneho akizenguruka. Iyo rero bongeyeho kamera mu rwego rwo gufata amashusho, ku ntumwa hiyongeraho ikindi gikoresho nka telefone cyangwa se ikindi cyabugenewe gifasha kuyobora kamera ibiri munsi ya drone guhindukira cyangwa se kubika amashusho. Ibi ni nabyo biba kuzikora ibijyanye n'ubumenyi bw'isi ndetse n'izindi. Naho izitwara utuzigo duto nk'izo tuzi cyangwa se twumvise zitwara amaraso yo kwa muganga, intabariragihe zo mu muzingo wazo ziba zifite aho ziwutwara, noneho zagera aho zigomba kuwusiga zikawurekura ukamanuka mu kantu kameze nk'umutaka ukagera hasi ntiwiceke, kuko wa mutaka uba woroheje ibiro byawo.
Nubwo drone zatangiye hagambiriwe ibikorwa bya gisirikare harimo intambara n'ubutasi, uyu munsi zirifashishwa mu mirimo nkenerwa ya buri munsi hagamijwe iterambere ry'ibihugu. Hari izikoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi, aha twavuga nk'izo dufite hano mu Rwanda zitwara amaraso ku bitaro bitandukanye byo mu gihugu. Hari izikoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi n'ubworozi nko kuhira imyaka n'ibindi. Hari kandi n'izikoreshwa mu kwegeranya amashusho yaba y'ubumenyi bw'isi n'ibindi bitandukanye. Hari ugufata amafoto ndetse n'amavideo atandukanye kuko zigera mu kirere aho umuntu atabasha kugera, zikareba hasi ibintu umuntu atakwishoboza adakoresheje izi ndege zisanzwe. Ni muri urwo rwego rero no mu Rwanda ubu ziri kwifashishwa mu kubarura ubutaka budahinze, ibishanga ndetse n'ibindi. Mu gusoza ikiganiro cyacu twamenyesha ko habaho za drone nini cyane zingana n'indege izi dusanzwe tubona, zikaba zishobora gukoreshwa mu mirimo ikomeye cyane n'ibindi bitandukanye. Shuti bakunzi babikora bite? Ngibyo rero ibirebana na drone, indege zitagira abapilote. Ni naha rero dusubikiye iyi gahunda ya bikora bite, reka mbararikire kuzakurikira gahunda itaha.